Shalom, shalom, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi cyane, nishimiye kubana namwe, abasirikare ba Yesu ndabasuhuje aho muri hose, muba mudukurikirana hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi cyane, aribwo ukihagera rero ngende Evangeliste Esther. Turi muri gahunda y'amasengesho, tugeze ku isengesho ku cyifuzo cya 9, twahereye ku cya mbere, aribwo ukigera hano rero ukifuza kubana natwe gusengera muri ibyo byifuzo bitandukanye, kandi Imana yagiye ikoramo ibitangaza, ndi umugabo wo kubihamya. Nawe rero wagenda ugahera aho twahereye ukaza tugakomezanya. Rero kuri uyu munsi ubwo duherukana twari dufite icyifuzo, ubwo twari turimo dusengera ababyeyi batabyara, kandi ndizera ko tugiye kumva ubuhamya bw'ibyo Imana igiye gukora. Rero uyu munsi turakomeje, tugiye gusengera abarwayi. Nk'uko nari nabivuze, dufite icyifuzo cy'umuntu turi buze gusengera uyu munsi waduhaye ku kintu cyitwa uburwayi, indwara zananiranye. Nawe rero niba turi kumwe ukaba ufite uburwayi bwananiranye se, cyangwa hari umuntu uzi ufite icyo kibazo, wamuhagararira mu cyuho nk'umusirikare tukamusengera. Rero mbibutsa yuko ushaka kugira ngo tujye tubana, ubwo ndi kubwira ku muntu ugeze hano ari ubwa mbere, ngo tujye tubana umunsi ku wundi, uze kuba mu basirikare ba Yesu hano kuri Lord's Mountain Prayer 7. Nta kindi bisaba, nta mafaranga bigusaba, just ni ugukora subscribe, noneho tukajya tubana umunsi ku wundi. Kandi rwose by'umwihariko ndashimira cyane abasirikare ba Yesu hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV. Imana yo mu ijuru ijye ibambera umugisha mwinshi cyane, kandi ijye yumva gusenga kwanyu ubwo muzajya muba muyihanze amaso. Ubaye kandi ufite n'icyifuzo, watwandikira kuri email yacu, noneho rero ndaza kuyishyira muri komenti, ku buryo ushatse kutwandikira wajya utwoherereza icyifuzo kuri iyo email yacu. Rero nk'uko nabivuze, uyu munsi tugiye gusaba Imana idukize indwara. Imana yacu irashoboye, Imana yacu ni umukozi w'umuhanga. Haleluya, nta kintu na kimwe kijya kinanira. Nigeze nasoma inkuru ahantu Yesu yigeze yazura uwari upfuye, ariko se ndibaza ndavuga nti, niba uyu muntu abasha kuzura umuntu wavuyemo umwuka, wa wundi twavuze ngo byarangiye, akamugaruramo umwuka, none ni gute wavuga ngo indwara irakomeye? Indwara urayifite, uracyarimo umwuka, undi yavuyemo umwuka, igikomeye ni iki? Si cyo wavuyemo umwuka. Rero niba Imana ibasha gukora igikomeye kingana gutyo, niyo ndwara yawe ibasha kudiringa nayo. Haleluya, haleluya. Nzanye amagambo yo kugukomeza muri iki gitondo, nkubwira ngo uburibwe bwose uri gucamo, nubwo bugukomereye, ariko ntibukomeye kuruta imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana zirakomeye, imbaraga z'Imana zishobora kudukiza. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Ndibutse ubwo twari turiho dusenya ikintu cyitwa imivumo, twaje gusanga hari ibyaha umuntu akora bigakingura umuryango w'indwara mu buzima bwe. Niyo mpamvu mbere ko twinjira mu gusenga, turi bubanze tukihana. Ahari wenda indwara uyu munsi ufite yenda iraturuka ku byaha wakoze, cyangwa se byakorewe mu muryango. Kuko haravuga ngo nuramuka udakoze ibyo nishimira, izi ndwara zizakugeraho kandi z'ibyorezo, zikubaho akarande ngo kugeza umunsi uzagira gute? Uzashiraho. Rero niyo mpamvu mvuga nti turabanza twiyeze. Yego ndagusengera, ariko ni wowe rufunguzo rwo kugira ngo ukire. Impamvu mvuze iki ni iki? Njyewe uyu munsi ndavuga ndi hano online sinkureba, ariko mu by'ukuri wowe wanyawe uzi uwo uriwe. Haleluya. Niyo mpamvu mvuga nti ninjya kwihana, kuko ndihana nkanjye, nawe nkwihanire, ariko ndagira ngo wowe bwite wiyize uwo uriwe, ufate umwanzuro uvuge ngo iki kintu nakoraga ngiye kukireka. Uvuge ngo kuko mbonye ko kitubahisha Imana, ngiye kukireka, nanjye nkize iki kintu, igikure mu muryango wanjye no mu bana banjye, no mu izina rya Yesu Kristo.
aha rero nk'uko namaze kubivuga tutarakomeza tutarasoma n'ibyanditswe nabivuze kuri ibyanditswe tugiye kubanza dusome, tugiye kubanza dusabe Imana itweze itubabarire icyaha cyose cyakinguriye indwara mu buzima bwacu. Uzi ko hari igihe ugera mu rugo rw'umuntu ukajya ugira ngo ugeze muri farumasi, byari byabaho ukagira ngo ugeze muri farumasi. Imiti ibaho n'itabaho wayimubaza akayikwereka, kubera ko nta kwezi gushira atarwaye cyangwa atarwaje. Imana idufashe cyane. Iyo ni inyatsi. Imana idukurire iyo nyatsi mu ngo zacu pe. Iyidukuriremo. Haleluya. Kuko hari abandi babaho bakarangiza umwaka batarwaye. Ntabwo muzi se? Haleluya. Tujye gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, igitondo cy'uno munsi ndi imbere yawe. Ndakwinginze kubw'imbabazi zawe nyinshi Mana. Kandi ukicaye ku ntebe y'imbabazi. Mbabarira kuko njyewe ndi umunyabyaha. Mana ndagusabye umbabarire icyaha cyose nakoze kigakingura umuryango w'indwara z'urudaca mu rugo rwanjye, mu bana banjye no muri njyewe. Amaraso ya Yesu Kristo anyeze. Mana mpagaze mu cyuho, umbabarire icyaha cyose cyaba cyarakozwe n'umuntu udukurikiranye muri aka kanya kigakingura indwara mu buzima bwe. Umubabarire, ubabarire n'urugo rwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasenze ngo udukureho uyu muvumo w'indwara, uwukure mu ngo zacu mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze rero muri iki gitondo ngo twuhagirwe n'amaraso yawe. Izo kamere zari zaratunaniye, iyo mico mibi ituveho mu izina rya Yesu. Bya bindi dukora twiherereye Mana bitaguhesha icyubahiro, uyu munsi turabyanze, twitandukanyije nabyo muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Turashaka kubaho ubuzima buguhesha icyubahiro, turashaka kubaho ubuzima bukuramya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Nihuse rero ntago ndi buvuga amagambo menshi muri iki gitondo ku kintu kijyanye no gusengera indwara, kuko ni umuntu yaduhaye icyifuzo, yitwa Mr. Jack. Yaduhaye icyifuzo aratubwira ngo yagize ikibazo ajya kwa muganga kimaranye igihe. Bwa mbere ntibabashije kumenya ibyo ari byo, ariko uko yakomeje kujya kwa muganga ngo baje kumucisha muri scan basanga ashobora kuba afite ibisebe ku gifu cyangwa se kumara ahantu nk'aho nyine. Noneho we rero ngo iyo agiye bakomeza kumuha imiti ntibamwerurire, ariko nkurikije uburyo we yabivugaga yatekerezaga ko ashobora kuba ari nka kanseri. Noneho bakaba batari wenda bakiri kuyitesitinga, batari bamubwira final result, kuko we ahora ajyayo afata imiti. Rero uyu muntu tugiye kumusengera. Nawe rero sinzi ikibazo waba ufite, sinzi uburwayi waba ufite, ariko Imana yacu ibasha kuvura n'uburwayi bwananiye abaganga. Tugiye gusenga rero ndagira ngo nanjye mbahe ubuhamya buto, twinjira muri mwanya wo gusengera uyu Jack n'undi wese uri buze kuba yizeranye natwe. Turaba turi gusenga n'undi wese uzaza hano akizera ko ashobora gukira muri iri sengesho, azakira. Haleluya. Rero impamvu mvuze ngo azakira, nizera Imana ko igihe dusenze itwumva. Twigeze twagira ikibazo muri famiye, turwazamo umuntu wari ukuze cyane, yari umukecuru wacu, arwara kanseri y'igifu. Agiye kwa muganga basanga ni kanseri y'igifu. Bitewe n'uko nyine ubwo yari akuze habayeho gutekereza kwinshi. Namwe murabyumva, bamwe bati ubu ni ugupfa nyine nta kundi. Kandi nawe muri ako kanya niko yabitekerezaga, akavuga ati mumpamagarira abuzukuru banjye ntangire ngire gutemba sezere, kuko niko yabitekerezaga. Ariko Imana yo mu ijuru irakomeye cyane. Twafashe umwanya turavuga ngo Imana yo mu ijuru ituma umuntu agira icyo gifu kikabaho, ibasha no gufata inyama irwaye ikayikuramo ikazana inzima. Haleluya. Haleluya. Twarasenze. Ndibuka narabyumvishe ndababara cyane. Mbwira Imana nti Mana, ndagira ngo iki kintu ugikorere kugira ngo izina ryawe rigere gute, rihabwe icyubahiro. Twarasenze. Haciye iminsi ko numva
hajya hajyamo iminsi akajya ajya kwa muganga nk'uko babimubwiye nyine bakamukorera ibyo bagomba kumukorera. Imana mu ijuru yakoze ibitangaza, uwo mubyeyi arakira neza, kanseri iragenda irabura. Haleluya! Uyu munsi ni muzima, ararya aranywa nta kibazo. Rero niba Imana yarabashije gukora ikintu kingana gutyo, ese ibyawe byo si ifite icyo kubikoraho? Iyo ni Imana navugaga yabikoze. Haleluya! Rero mwene data, icyo tuba tuvugiye ubuhamya mbagira ngo bugusunike, bukwegereze kubona Imana mu bundi buryo. Kuko hari igihe njye ntekereza ku mirimo y'Imana n'ibyo mbona igenda ikora mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nkazamurira Imana icyubahiro nkavuga nti Imana urera. Haleluya! Imana irera kandi Imana irakomeye. Mwene data, ndakubwira ngo izere Imana n'umutima wawe wose, nta kintu kibaho utashobora. Urugingo rwapfuye rusimbuza uruzima. Nibutse undi mudamu umwe twasenganaga, yaduhaye ubuhamya, atubwira uburyo ki yabanye n'umugabo urwaye sida, uwo mugabo agapfa arwaye sida, n'umugore bari baramupimye bamusangamo sida, ariko yinjiye mu bihe byo gusenga, yongeye gusubira kwa muganga, sida irabura, ashaka undi mugabo. Uyu munsi umugabo babana ni muzima, kuko uwo babanaga yarapfuye. Uyu munsi umugabo babana ni muzima, n'uwo mudamu ni muzima. None Imana niba ikora ikintu kingana gutyo, mwene data, mwaretse tukizera Imana ko ishoboye byose. Tugiye gusenga rero mu izina rya Yesu Kristo. Ryosabira umuntu Mr. Jack, Imana mu ijuru ikize ibi bisebe, ntabwo tuzi ibyo ari byo, hari n'ibyo nawe yitekereza mu mitwe ye, ariko icyo ari cyo cyose Imana ifate urugingo rurwaye irukuremo izane uruzima. Nawe niba hari ikindi kibazo cyananiranye, ubwire Imana ati kuramo uru rugingo uzane uruzima, ubikora ubyizereye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere y'ubwiza bwawe muri iki gitondo. Twumvise ubuhamya n'imirimo n'ibitangaza wagiye ukorera abantu bawe. Hari n'ibindi tutari twamenye, kuko na n'uyu munsi uracyakora. Ariko icyo twizereyemo ni imbaraga zawe Mana. Ndahagaze muri iki gitondo Mana, nzamuye Mr. Jack imbere yawe Mana. Afite ububabare buhora bumuzaho uko iminsi igenda itambuka. Afite n'ibyo atekereza muri we bimuteye guhangayika. Ariko ikintu namenye nkasobanukirwa nyaguhora ku ngoma, nta kintu na kimwe kijya kikunanira. Niyo mpamvu je imbere yawe Mana muri iki gitondo cy'uyu munsi Mana. Ndakwinginze Uwera wa Isiraheli ngo urambure ikiganza cyawe Mana. Ufate urugingo rurwaye muri uyu Mr. Jack mu izina rya Yesu Kristo. Uhashyire urugingo ruzima mu izina rya Yesu Kristo. Wigeze wabikorera umugore wavaga ngo yari bimaranye igihe kinini cyane, ngo ibintu bye byari byarashiriye mu bavuzi, ngo yarabuze umuntu umuvura, ngo ariko umunsi umwe akubonye, ngo akora ku nshunda z'umwenda wawe, ngo uwo mwanya amaraso arakama, ngo nawe urahindukira urabaza ngo ninde ugukozeho. Ngo abigishwa bo kubera kutabimenya baravuga ngo ariko ngo urabona abantu barimo baranakubyiga, ngo harangiza ukavuga ngo hari ugukozeho. Ariko wowe kuko wari uzi ugukozeho icyo yashakaga, uravuga ngo hari unkozeho kuko hari imbaraga imvuyemo. Haleluya! Natwe rero muri iki gitondo turifuza kugukoraho Mana. Imbaraga yo gukirika kuvamo ikatuzaho, imbaraga yo gukirika kuvaho ikaza kuri Mr. Jack, imbaraga yo gukirika kuvamo ikaza ku muntu dukurikiranye hano kuri Lodies Mountain Prayer 7 TV. Babwiye ko indwara itazakira, babwiye ngo nagenda ategereza urupfu. Mana, turakeneye ngo imbaraga ikuvemo, ize muri uyu mugabo, ize muri uyu mugore, ize muri uyu mwana, tubone imbaraga zawe Mana. Data, kugira ngo abantu bongere batinye kandi bubahe izina ryawe Mana.
haleluya, kuko bagerageje mu bantu byarananiye, abaganga byarabananiye. Rero Uwiteka Mana, igisubizo tugitegereje kuri wowe. Niyo mpamvu uyu munsi turi ku musozi w'amasengesho tukwinginze uri mu ijuru Mana, twemerere imbaraga ikuvemo nyaguhora ku ngoma, iyi mbaraga yo gukira ikuvemo nk'uko yavuye kuri wowe ikaza kuri uyu mugore wavaga wari ubimaranye imyaka 18, ngo warangiza ukavuga ngo harunkozeho, ngo kuko imbaraga imvuyemo, ngo uwo mwanya amaraso agakama. Natwe turakwingize Mana, reka iki gitondo turi kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV tugukoreho. Mr. Jack agukoreho, umumama uri hano urwaye agukoreho, umupapa uri hano urwaye agukoreho, umwana uri hano urwaye agukoreho, umusaza umukecuru uri hano urwaye agukoreho. Imbaraga yo gukira ikuvemo, imuzeho akire mu izina rya Yesu Kristo tubisabye tubyizeye. Haleluya, amena. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Muraza, turashoje, ntabwo nasomye ijambo ariko narisengeyemo. Muraza gusoma muri Luka ibice 8:43 bijyanye n'iryo sengesho nsengeyemo. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi cyane. Nahejo rero ubwo tuzaba dusengera imiryango yacu ngo Imana iyihe agakiza. Haleluya, ciao ciao.